umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Ezekiyeli igice cya 40, 41, 42, 43, 44, 45 na 46. Imana izatuyoboze mwuka muziranenge. Ezekiyeli igice cya 40. Ibipimo by'urusengero rushya. Umujyi wa Yerusalemu wari warafashwe n'ingabo za Nebukadineza. Ibyari mu rusengero byose byarasahuwe ndetse bararusenya. Haciye imyaka 14 Imana ijyana Ezekiyeli i Yerusalemu ari mu iyerekwa, maze abona urusengero rushya ndetse n'uwari uri gufata ibipimo bya buri hantu muri iyo nyubako akoresheje umugozi w'umugwegwe ndetse n'urubingo. Urusengero rwari rufite ibyumba byinshi, amarembo menshi, iminara myinshi ndetse n'inkuta nyinshi. Umuntu wari ufite ishusho isa n'umuringa yajyanye Ezekiyeli maze akajya atera metero kuri buri cyumba, maze Ezekiyeli abifata mu mutwe ngo azabibwire Abisirayeli. Rwari urusengero runini cyane kandi koko itorero rya Kristo buri wese afitemo umwanya. Nta wundi mutambyi yabonye kuko Kristo niwe mutambyi mukuru wacu. Nubwo bari barasenye urusengero rw'i Yerusalemu, Ezekiyeli yishimiye ko Imana ifitiye isi umugambi wo guhuriza abantu mu rusengero runini rushushanya itorero rya Kristo. Ezekiyeli igice cya 41. Imbere mu rusengero. Mu rusengero nta rembo ryerekera iburengerazuba ryari rihari, kuko twese dutumbira ibirasirazuba aho umwami wacu azaturuka. Urusengero n'ibyumba birugize byari bifite metero zizwi n'uwabipimaga, byerekana ko buri mfuruka zose z'umurimo w'itorero rya Kristo Imana ibihareba. Urusengero n'ubuturo bwera byari bifite inzugi ebyiri. Tumaze kwizera no kwemera Kristo Yesu, imiryango itwinjishiriza mu itorero rye ni umubatizo, ndetse tugakomeza kujya duhurira n'abera bose ku meza y'umwami, twibuka umubiri n'amaraso yamennye ku bwacu. Kandi Ezekiyeli ntiyabonye umwanya ugenewe abanyamahanga cyangwa abagore. Birerekana ko twese abemeye Kristo tuzaragwa kimwe kubw'amaraso ye. Ezekiyeli igice cya 42. Utwumba tw'abatambyi. Uwayoboraga Ezekiyeli yamujyanye inyuma, asanga utwumba tugerekeranije twerekeye mu majyaruguru. Utu twumba abatambyi babikagamo imyambaro yabo ndetse bakarira ibyejejwe n'Uwiteka. Nimo babikaga amaturo na kimwe mu 10 byatuha Uwiteka. Abari mu murimo w'Imana ntibakwiriye kubaho badafite ahantu bahurira n'Imana mu rwiherero ngo bajye baza gukora umurimo babanje kwambikwa imbaraga. Habaga utwumba twinshi dutandukanye. Abashakaga kwihererana n'Imana nimo babaga. Ana umukecuru wa kera wiberaga mu rusengero yari afite akumba yihereranamo n'Imana ye. Yesu yaravuze ati, mu rugo rwa data hariyo amazu menshi, iyo aba adahari bamubwiye ko ngiye kubategurira hanyu. Imana irashaka ko tujya tugira umwanya wihariye wo gusabana nayo ku giti cyacu. Ezekiyeli igice cya 43. Ubwiza bw'Imana. Ubwo Ezekiyeli yerekeraga ibirasirazuba, yabonye ubwiza bw'Imana buje buturutse ibirasirazuba bwuzuye urusengero, maze Ezekiyeli yikubita hasi. Yumvise ijwi rimubwira ngo, aha ni ahantu hanjye kandi nzatura hagati y'Abisirayeli. Ni ukuri ubwiza bw'Imana buri mu itorero ryayo muri iki gihe, kandi intebe yayo iri hagati muri twe. Nk'uko ubwiza bw'Imana bwuzuye urusengero, niko ubwiza bwayo buzakwira mu isi yose ubwo tuzaba twemeye kujyana inkuru nziza ya Kristo. Ezekiyeli yumvise Uhoraho abategeka kujya batamba ibitambo iminsi
iminsi 7, maze bukeye bwaho abatambyi batambire ku gicaniro. Uhoraho yavuze ko ibyo bitambo azabyemera. Imana yishimiye kwemera imirimo yacu igihe natwe twamamaza inkuru ya Kristo. Ezekieli igice cya 44. Irembo rikinzwe. Ezekieli yabonye irembo ryerekera iburasirazuba rikinze. Iri rembo ryanyurwagamo n'umwami wenyine. Uwavugwaga ni Kristo umwami wacu, niwe muhuza wacu n'Imana. Iri rembo ntawari gukenera kurinyuramo kuko Imana yari iri mu rusengero hamwe n'abantu bayo. Kwerekera iburasirazuba bivuga kuva imbere y'Uwiteka. Adamu na Eva bavuye muri Edeni berekeye iburasirazuba. Keni nawe igihe yavaga imbere y'Uwiteka byerekeye iburasirazuba. Abantu basohotse mu nkuge bagiye berekeye iburasirazuba kugeza ubwo bubatse umunara wa Babeli. Imana yaje iturutse iburasirazuba itura mu rusengero rwayo, maze umuryango werekeraga iburasirazuba urafungwa. Hari abari babujijwe kwinjira mu buturo bwera bw'Imana. Abambere ni abanyamahanga batakebwe mu mitima no ku mubiri, ndetse aba kabiri ni Abalewi bimuye Imana. Imana iduhe gukomeza guturana nayo nk'itorero ryayo. Ezekieli igice cya 45. Ubuturo bwera. Imana yaravuze iti, kandi nimugabane igihugu mukoresheje ubufindo, muzafata ahantu hangana na hegitari nyinshi, maze muhagenere Uwiteka. Niho hazaba ubuturo bwera, ndetse n'abatambyi niho bazatura ngo bakore umurimo. Uhoraho arashaka kubona ikibanza mu mibereho yacu, aho ashinga ubuturo bwe maze akaba muri twe. Nitumuha umwanya muri twe, natwe tuzaba tubaye ubuturo bwera. Imana yasabye ishyanga rya Isirayeli n'abatware ndetse n'abatambyi iti, ntimuzagire urugomo, ntimuzagire uwo mwakibye, mujye muca imanza neza kandi nta buriganya, kandi mugumane gukiranuka. Imana ishaka ko tugira imico y'abitegura gutaha mu ijuru. Ezekieli igice cya 46. Kuramya mu rusengero rushya. Ezekieli yeretswe uburyo kuramya mu rusengero rushya bizaba biteye. Irembo rireba iburasirazuba rizajya rikingurwa ku isabato gusa no mu minsi mikuru, kugira ngo iminsi mikuru yose bajye babonamo Yesu wenyine. Urusengero rushya Ezekieli yabonye yeretswe ko ruzasengerwamo n'amahanga yose, aho kwinjirwamo n'abatambyi gusa. Imana ishimwe kuko itorero ryayo yarigenewe abizera bose. Ezekieli yahawe amabwiriza y'uburyo rubanda rwose ruzajya ruza kuramya. Twese tuzishima igihe tuzaba duteraniye imbere ya Data twese turamya ubudasiba. Muri icyo cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Bibiliya imbwira iby'ubugingo ume n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ni iki marayika yapimishaga urusengero? Icya kabiri, ni irihe rembo ryanyurwagamo n'umwami wenyine? Icya gatatu, utwumba twinshi twabonye muri ibi bice ni utwo gukora iki? Imana ibahe umugisha.